ibintu muri kora wewe ninda kumenya shaka ikintu mereza mbonda birako abo tumaze turase tubereka uko zikora usanga igisambu kubiraza ukambonamo igisambura buriya kwiba iri mu moko atandukanye kwiba ntabwo ari ikintu wakora utabitekerejeho bisaba kuba ufite imbaraga ntabwo wabikora uri umunyantege mwana nuko nanjye ndi umunyantege bazi nyine yewe icyo nari nshaka twari kugira nyine tujye turakora ibintu biri mu bwenge atari bya bindi byo guhubuka nyine hari ukuntu ububuka ukabona barakaciye nyine tu yakoze umwana ubonaga bakugwiriye mukavuga ati si aha naburira he narengera njye rero icyo nari nshaka twari kugira ngo nyine tuzashake nyine nk'utuntu cyamwa ejo nuko bundi bagufashe oya ariko we ujyaga kwihutate njyewe urumva bafashe nyine njyewe nyine ejo nirabyemera ko bamfashe njye ahubwo nshaka noneho kugira ngo njye nditwaza ariko ibisamba birakomera dore ngo bagufate bakuriturire meze neza uzi ibikoni baguhaye ariko mva ari kuzapfa mu bambe nyine nawe icyo twere kubigarukaho gute byarabaye ejo byarabaye nyine nawe urukumva nyine urukunsebya nyine nubwo tutari mu bantu ndi kugusebya ariko warafashwe urumva bamfashe nyine umwumva agatekerezo nayo nshaka kubwira nyine nawe turareka kugira ngo ubwire agatekerezo naka ushaka nyine ngo undangire nyine umuntu twajya turagura nk'imbunda nyine kugira ngo tujye turabacucuma nyine nawe ubuye nyine bashaka kumenyera abaturage bazaga ngo dore ngo ngo tugira ngo ndi umupolisi turasa ngo hejuru kwa kundi abashatse nyine kwigira umuntu wigaye turasa hejuru ugahita oya n'imbunda yahita umukanga nyine ugahita ukuramo imbunda ugahita umwereka ko ufite imbunda nyine tu akarasa hejuru sha hano ducura twebwe sima amasasu ukarasa hejuru nyine kugira ngo bavemo kuba ati ndi umupolisi ndi mu kazi reba nyine basi mu Rwanda kubizune ndupfa kugira baba batekereza se ko amasasu ya leta tuyafisha ubusa dore rero njyewe iyo diruzanye wagarana n'inigeze no kuyirota sinzi ukuntu urabanzana no kubivuga hari hepfo mu marigara yanjye hariya ku mupaka nyenzeranye n'abantu bazicuruza akunda n'abantu bazicuruza kadanje ahubwo ufite amafaranga tujakaze tujye kumushaka ahubwo udufuranti uturomba utu iPhone utu Android niba ibikoresho bya tekinoloji ntabwo nago utuntu kutumatera zama LCD babi mu mwana buriya ari amazu g'ubutebura n'uburo mu mabati ni fura mu ma LCD na iPhone niko ndi kubibara umva se warunyine uko ndi kubibara ni umuntu ufite LCD na iPhone amabati na gafurati amategura na karom twagi kuri kuzaga ajya ngo kubaza twaje computer kandi arizo tubaga mu meshi computer mwaziranga hari ukuntu baba ruganda nta kuntu waburi gitifu muri office wa runo nyine nta hariya wajyanye imbunda ga security ukagasigara ugahita ngenda computer zose ngarunda mu bag no mu nzira nago twahibagirwa nyine ubu naye ngiye kujya ndagira ngo nyine mu nzira nyine niye hari ukuntu nyine ari gushaka dufata akantu dufite y'amafaranga muri restaurant nyine dushaka ukuntu manu murakora mbere yuko tujya kugura za bo ariko nyine amafaranga naho kugira ngo tuyasistegura ngo tuzabura tugura turakoresha ibintu byose uri gukorera biraza guhurira kuki kunda baronu uri gukorera kwambara se uza ujurareka tuba dushaka inyungu iri hejuru inyungu iri hejuru ariko ibintu ntabwo ushaka ko nzakujyana hara kuri Serena ku mazi sha
nako tukajyana niyo mpamvu nanutse uri kubona nambaye ikabutura kubera ko niyanze nanze kujya kugura inuza hari amapantaro ahenze amapantaro ahenze nuko nyine ndajya avanga reka tugende utaza kumfasha reka mba saba abakiriya b'uyu munsi biravamura nakubiswe nabaye nk'indaya zabuze abakiriya ariko kuva cyari imbunda bihura abakiriya cyane ndi kubona ndakoresha propaganda y'abari abasore yo kujya ndatangira abantu kuko n'ubundi bikoresha ari njye ubibaha ibyo wakora byose kumva ukamenya neza sima njye bwana ko atangiye wigende nanjye amafaranga wapfa navuganira hamwe na 80 yari kwihaje nanjye nyine amafaranga nzi kuntu avuna hajya kamwe ni senkani niyo ngombwa nyine mazakika ko tugiye tubiri nzagatwara kuri 40 rero mbe hamwe kuri 80. warugarutse rinje kwa ikintu nakisi cyanyanje ariko naguhereza bag yanjye ngo wikuremo ndabazi nawe nabizera mwa tuba tuziranye ko ya nta mpamvu yo kwizera twese ko dukora akazi kamwe se wazibonye kuzibu uya mama mwisi cyana gucyo amujinga kandi usanteza rero oya mwende kugenda ndi kwitoza ukuntu ngenda bigenza wabonye kabasha tugashaka nyine ibyana byo kwambura mwana nkoreze kuko ni impande bitagoranye mwana ariko ngo nabonye akana ko kwambura kira hose wait wewe ninda kumenya shaka ikintu mereza cyangwa mu buzima bwawe ariko amafaranga arahari kandi mushaka iki mwana dushaka ikintu cyose kiratuma ngaruza amafaranga cyane uzi inshuro nicaye hano ndegereje abo twakita abakiriya mwabasenze muri make bwatonyemo abakiriya mbunda birako aho tumaze turase tubereka ko zikora
Nose mweka tugahaguka tukumvikana n'ubundi. Kumvikana ubwo nyine twumvikanye hagati aho. kumvikana. Baturumvikana tupfukamye twe. Turumvikana basimu. Naho usanga igisambu. Kubiraza ukambonamo igisambara. Nta gutugandura mfite aho kuvuga mu kazi etonde. None se game tugana amafaranga. Bakumvikana. Ariko amafaranga umuntu aba yagomba kuyashira. Umuntu ari n'ibisambu ndahari. Ndagi. Ayo nashoye. Basa n'umushaka ngahe. Ufite phone nkenya kohereza. Mwenyereke. Yizana phone yizana. Gute mwansuzugura sha. Senzi. Tipe basigaye kwitambika ntago bari bayobye ubwo zirambunda zabo Ako sabe. Ibintu mara dushatse twe twandire kubundi buri saa ubone nyine ibintu byo tubanira. Wa mugani ko hari umuntu wari waratangiye akaraka